Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo, aho muherereye hose, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Nejejwe n'Imana impaye umwanya wo ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka rero turisome mu gitabo cya Zaburi ibice 84 n'umurongo waho wa 2. Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Yesu nashimwe, haleluya. Amahema y'Imana n'ay'igikundiro. Imana yacu nishimwe, Imana ishimwe ko yatubereye Imana. Umwanditsi rero yandika avuga neza ati, erega mana amahema yawe n'ay'igikundiro, haleluya. Mwene data, nkwifurije kuba mu mahema y'Imana, nkwifurije kwibera mu muryango uri mu mahema y'Imana, haleluya. Nuba mu mahema y'Imana uzaba ufite uburinzi bw'Imana. Nuba mu mahema y'Imana, Imana izakomeza kukugirira neza. Nuba mu mahema y'Imana, ibiteye ubwoba ntibizakugeraho. Nuba mu mahema y'Imana, mu gigirimbura ntizakugeraho, cyangwa se igiteye ubwoba cya nijoro, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari umuririmbyi aririmbye aravuga ngo, Uwiteka ukomeza intambwe zanjye, Imana yacu nishimwe. Iyo umuntu ari mu mahema y'Imana, Imana imukomereza intambwe, Imana imukomereza amaboko, Imana imukomereza ubugingo, haleluya. Yesu nashimwe. Iyo umuntu ari mu mahema y'Imana, ibyo yumva hanze cyangwa se intambara zimugendaho, cyangwa se amagambo bamuvuga atariyo, cyangwa se intambara z'abicanyi bamugendaho, cyangwa se intambara z'abamwanga ntizishobora kumugeraho, kubera yuko abari mu bwihisho bw'Imana, abari mu mahema y'Imana. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Nkwifurije kwibera mu mahema y'Imana, mukunzi w'umwami wacu Yesu Kristo. Komeza wibere mu mahema y'Imana, kandi wowe utaragera mu bwiza bw'Imana, utarizera ubwiza bw'Imana, ukumbure kwibera mu mahema y'Imana, kuko uri mu mahema y'Imana, haleluya, nta kintu azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Yesu adufashe cyane. Uri mu mahema y'Imana, haleluya, nta giteye ubwoba kizegera urugo rwiwe, nta giteye ubwoba kizegera umubiri wiwe, nta giteye ubwoba kizegera ubugingo, kuko buzaba buhishwe mu mahema y'Imana, kandi azaba atwikirijwe ubuntu bw'Imana, azaba yibereye mu bwiza bw'Imana, azaba yibereye mu rukundo rw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mwene data rero, nshuti y'Imana, ndangije nkwifuriza kwibera mu mahema y'Imana, kuko amahema y'Imana n'ay'igikundiro. Amahema y'Imana harimo uburinzi bw'Uwiteka. Ukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, kandi mukomeze gukora subscribe. Amen.